Halo? Bite Kami? We, se Kami, iminsi ibiri yose bari baragiye he? Ubahe? None se kwiga warabihagaritse? Jesus. Ngo bimeze bite? Cyakubwira urugo ni intambara bahora bambaza aho wagiye babaza mabuja aho wagiye wazagarutse tashobora se gute none se ubwo ubona ari ibiki bikaze biba mu rugo cyanyine umuringa yarahindutse ariko umva uzagerageza umwana ugaruke wenda ubabwize ukuri n'impamvu wagiye n'ubu boss none hasigaye tumereye nabi twese nta numwe ajya ashyiramo n'imiyaga umva buretse ndabona mabujaje buretse Cedric karamba ubu uri kuri telefone koko nkaho wakagiye mu kazi ni wowe usigaye ubaka kanya kiriya gikobwa kije nibwo kikujijishije nawe urahindutse vuba nkubone mu kazi gira vuba nta soni bandorera bi cyane byane stress iso nijoro yisajije aranuka ngo kamera buze yaba nari ngize Imana akagenda ntazagaruka wenda wakwegukana Mike gukaruka Mike ko kabi babarira yantesheje umutwe ijoro ryose naraye nicaye hejuru y'umukobwa ubonye yaba aragiye ntagaruke mwisunda bari kubaza iki ngo yagiye he ngo namutumye he ngo menye bla 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 mva ahubwo yaba yarabuze Imana kuko nanjye yarabashije agenda gume yongeye mbaze nduhukeho gato ajye kumushaka niwe umufitiye imbabazi nzifite wowe na Mike nguki mama mbahubwira ibyo utagiye kubwira bya Mike simba byumva gusa aho ngaho ko Kami yabura ndagushyigikiye sinitaye aho yagiye sinitaye ibyo arimo sinitaye niba yarapfuye niba baramushimuse stress za hano rero zirandambiye pe yaba yaragiye ntagaruka cyo nshaka igiye simara umunsi ntabwo ndi bujye ku ishuri kubera iki ndumva ameze neza byagenze bite ntabwo umeze neza mama ufite ikibazo nyine umutwe uri konje ufata imiti rero nari nyine uko sawa amakuru y'iminsi business zimeze ziti business ziragenda nta kibazo abakozi warababonye bahagije ego alabo umusaza yashatse tumaze kubona hagati y'abarindwi na batandatu nibo barimo baradufasha kandi ibintu birimo biragenda neza wow ntiwumva se ko byakunze noneho usigaye wumva ikinyarwanda kirimo kariko karagenda kaza gake wow komereza aho ngaho muzeze mwarabonanye yagarutse nyuma ya hariya muzehe yaragarutse sibyo guha barimo ibintu byinshi natazi ariko araza akamfasha rimwe na rimwe hoya bizakunda umuringa muravugana murandikirana yavuye ku ishuri umuringa ajya ni wa munyeshuri yego nazagahita ko agenda kuryama ntabwo nongera kumubona tu mwakabaye muvugana rwose reka nze muguhamagarira abakwigisha ikinyarwanda sibyo neresi twarakwishimiye natwe nanjye ndabakunda cyane urakoze Mike hi Hi. okay Yeah. business bitese sawa kabisa hariya mushaka kwiga ikinyarwanda cyane yego uramwigisha ibintu ntubifate ntabwo mba nshaka kubyumva kuno kaje ucikeneye ko nanjye uri kukigana kibazo kanyumvira
ese nk'ibintu nakubwiye ejo bundi urabyibuka Yego. bwari kamwereke ubundi se ubu ndakwigisha nk'ibihe iby'ibanze nyine biriho uba ukeneye ubu se abakozi bawe ntimumaje kuganira ibintu byinshi Igihe bambwira ibintu simbyumve kabisa. none se mayingiye rwose ntukazajya ungora nanjye ubwo rurimi rwanyu ntabwo rwumva mu ishuri kumbwira ngo ndagusemurira ubu se ubu ndakubwira iki kirenze ikinyarwanda cyonyine niba utari kucyumva Nanjye ndagushaka kumenya ikinyarwanda. ngaho vuga urumva Imana ni nziza Mvuge? vuga Imana ni nziza Imana ibintu sinabishobora. ngaho yumvira amarangi vuga Imana Ahubwo mwibariza akantu. Uwo mukobwa nabonye ejo bundi ni uwanyu nawe. ubu uri kumbaza Kola mukobwa wazanye ibisorori yale muri salo. mana ya ngaho ndebe ubu ndi kukwigisha urukumva iby'ibisorori nose uriya mukobwa uramumbaza ntabwo ari uwacu Wae. Sinigeze kubona ari hano nkihagera. ni umukozi ntabwo ari uwacu mpamvu nkubwire ngiye gukomeza nkwigisha ibintu singushinzwe sindi n'umwarimu wawe bazagushakira umwarimu ndakwigisha ndakubwira Imana ukazana iby'umukobwa ubwo si Imana n'umukobwa guhurira naho ya nabyaho umva sigara aho ngaho uze kubwira amakuru cyangwa uriya mukobwa Bola ugeze ku uriyesi ugeze ku gipangu ngaho injira nicaye hanze mwana nicaye hanze injira nareba ntabwo wafunze Bola hayi umeze biteze ariko ntabwo wari uri kure ntabwo nabona ibibazo nari nasohokaye na Jesse ariko wera Jeste musigaye mugira uburaya niyo murongo ndakwinosa umva byorere umva ngiye mfite ikibazo ubu nguhamagaye numva ngiye guturika nk'umutima agiye nkowe rwego yagiye hano rwego se turaherukana hano hari induru ngaho ngo kame yarabuze mama ni buri kanya ngwino wigisha ikinyarwanda Mike ngwino wigisha ikinyarwanda none naba nicaranye na Mike ndi kumwigisha agatangira wa mukobwa wa mudesipure wanyu nawe nitesha mutwe ni igitangaza wumva ndamubwira ngo uvuge Imana ngo wa mukobwa ntabwo wa mukobwa wasanga Imana mu kirimi cyo bisobanura umukobwa urya nabamenye abari kuvuga cya gikobwa cyabaga hano iwacu sinensi ko ari umukozi n'undi asa nk'umukozi undi wajya gutega ibitambaro niba mwajya gutega ibitambaro ku ishuri akaza biteze ese uwo mudesipora ari cipu oh my god niba yaramukunze akaba yaramukunze kuko mama ngeze aha mu gitondo saa sita nimugoroba Mike yaje yanyweye yariye yeyeye akuse muri siko kiri umwana mama wawe like Mike kumukunda ibyo usubira kureba kumwigisha siyo reka mubwire uri mwarabwoba shaka kugira ntabwo urabinzana aso icyuzi impamvu yose umuhataye murega jimwima by the way mama nakuzomye ubwira ngo ujya kwigisha ngo Mike ndi Kinyarwanda tumukweta mama natahe Nusubura mu diaspora wanyu harya ngo ni Mike azajya kumubwira ngo yanze kunyigisha ujye ugenda arumva simwe mucananze narangiza nakugera yipamse ngaje kwiga Kinyarwanda ubwati twubahane subut ubase bwego mwavuganye se twavuganye ikihura na Jeste tujye kumureba se aso Jeste yambujije naho mani tugende njye kwirera rwego ndaramukumbe kandi sinagiye tutari kumwe urabizi
genda wowe ugatinda wa mukecuru akana hasi twigende bisa ninde umpamagaye kandi. Alo? Alo, Oui, muraho neza. muraho. Mukomere. Yego. Kuba twagera. Kugira ngo se nanakumenye. Ariko yewe iyo mugeze i Kigali muranatwibagirwa. Kuzanye incyuro. Ko numva ucyuriye abantu urinde. Ni wa mudamu wasigaranye wa mukobwa wanyu. Nta mu cyaro ndavuga wa mwana wa mukuru wa murumuna wawe. None rero ubuzima bw'inaha mu cyaro ntibworoshye. ikibazo ni ikihe mwifuzaga iki? Urabona ikibazo gihari. nagira ngo nyine tumurebe ukuntu uyu mwana wanyu nyine twamuboherereza. Wenda akaba yakiga aho ngaho i Kigali kuko urabona ubuzima bw'inaha mu cyaro burakomeye. Aho se mu cyaro ko amashuri atishyura ari ukwigira ubuntu, hano i Kigali akaba ariho bihenze, mwabaye mumugumanye mukamurihira aho ngaho ko ari 900 ku mwaka. Wa mubyeyi we rero buriya ngiye kubikubwira bigoranye. Papa w'abana nanjye nyine amaze iminsi ambwira ngo ninohereze uyu mukobwa ngo afite famiye, ngo nta kuntu nawe namusigaranye ngo afite nyina wabo i Kigali. Ubwo rero nagira ngo nyine mubohereze, ahubwo bibaye byiza ejo mwazajya kumufatanya Bugogo. Uzahita unamwohereza se? Yemwe murabeho ndumva utuyinite dushizeho. Yego koma. Tuzavugana ejo mwohereje ye. Aha. Sawa ngaho. Hareka abantu bo mu cyaro. Uyu nawe n'undi musaraba. se mama kumamaga igitaraganya afite amazi mu ntoki. Aya mazi nari nyashyiriye Mike. Ari mu rugo? Yego. Ni ibiri no mu cyumba simbizi. Kuyaguha uyamushyire. Arimo ikinini. Umva? Arimo ikinini. Gisinziriza. Urayamuha akimara gusinzira. Urahita umujyana mu cyumba cyawe. Ibikurikiraho ndabikubwira. Mama Mike arajya gukora icyo. Genda ukora ibyo nkubwiye. Mama ngiye ugujyana nose Mvuze ngo mushyira amazi. Napfa. Ntabwo apfa arasinzira. Ibikurikiraho ndabikubwira mugeze mu cyumba. Uranyumva ntunyumva?